Bakunzi b'urubuga rwa BRC News ndabasuhuje mukomere cyane, mukomeze mwihangane, urugamba ruri kugenda rwigirayo buhoro, birakomeye, nukuri birakomeye. Ndabasuhuje rero, amahoro y'Imana bane namwe, hakomeze abarindi aho muri hose mu mirimo yanyu inyuranye, mukomeze mwihangane kuko urugamba rwegereje kurangira. Mwihangane nkuko twakomeje kwihangana igihe gishize nicyo kirekire bavandimwe. Ni ibicika pe. Sinzi niba iyi nkuru hari mwayimenye, ntabwo mbizi ko yaba yabagezeho. Yemwe RDF urwi guhura narwo ni ukuri. Sinzi ngo biramera gute, sinzi ngo biragenda gute, sinzi ngo irajya hehe, ese iriyahura yicukurire yihambe, ntabwo tubizi, ntabwo ndi kumenya ngo biragenda gute. Muti rero byagenze gute? Ntabwo byoroshye bavandimwe. Ubwo ngo irikorakoye. Mpere hehe se? Mpere muri Minembwe se? Mpere muri Rusamambu se? Masisi se? Side Kivu se? Aho hose n'ibicika. Ariko reka mpera aha ngaha, mutagira amashyushyu hano muri Rusamambu kabisa. Ni muri Warikare. Ariko ntari natangira bavandimwe, mukomeze mwihangane rwose. Mucumva ikiganiro wakanda kuri like, wamara kucumva neza ugakora comment ukatubwira uko bimeze, ukareba ko ari ahantu twakosora, ukatubwira niba wishimye kandi nabyo ukaduha niyo mitima, mbese ibintu bigakomeza bikagenda neza. Kandi ikiganiro ukajya ugisharinga ku bandi bantu nabo bakumva. Inshuti rero za BRC News ndabakunda cyane. Muti byagenze gute rero kuri ino munsi? Uyu munsi igitero simusiga kuri RDF rwose yari yibereye mu kigo cya gisirikare cyaco kiri Rusamambu aho bita Ikopo. Umva, bari biturije, banywaga, hari kwa kundi bavuga ngo Uwiteka ngo azaza ngo asange abantu barya barongora bagira gute. Nabo niko bari bimereye, batuje pe. Ubwo icyo kigo cya gisirikare kiri mu ishyamba ahantu hari point strategique. FARDC irakuzirira batungura, yabatunguye na drone CH4 iraharasa bavandimwe. Video yagaragaye yari imyotsi iri gutumuka gusa, niyo mbese navuga ngo niyo hari yabasha kubereka, ariko mubyumve gucyo ko niko bimeze kabisa. Baraharasa, umva impande zose, kandi noneho umva baratwika neza, ubanza nta karokokemo. Ari ibikoresho bya gisirikare, byaba ari ibya rutura, amazu bari barubatse, ari abasirikare, ari abakomeye n'aboroheje, byose byarangiye. Aho rero muri Ikopo muri Rusamambu, inyenzi zari zarahagize indiri yaho. Ni muri Warikare bavandimwe. RDF yari yiturije, nta ntambara yari ihari, nta kuvuga wenda ngo bari kwataka, wenda ngo baraniranywa bazana drone. Drone yiyiziye irakubita gusa, irashwanyaguza, iratwika, birarangira, bibacwe. Ntiwamenya ngo bimeze gute. Inyenzi rero zahashiriye. Reka mbabwire ko nta n'uwamenya n'ahantu, niba ari zarokotse, ntago wamenya ngo abapfuye ni bangahe, kuko ntago bavuga ngo bagiye kureba bimwe byitabye hari byijyana mu kuzimu, n'abasirikare benshi bapfuye, n'ibikoresho byinshi byahashiriye. Nta wavuga ngo ni umubare ngo yaba ari umubare ngo yawumenya. Ubwo rero ibya RDF nguko uko bimeze aho muri Rusamambu. Ni amarira kuba niba hari n'akarokotse cyangwa n'uwabyumvishije umufana wabo, ni amarira nyine. Nyuma y'isaha rero ngo ibyo bibaye nanone, intambara ikomeye cyakora yahitanye abaturage bane.
muri Banatsuka. Inyenzi rero zikoze nazo zitera ku birindiro bya FARDC biri muri Walikale n'ubundi. Ariko bavandimwe babakubise. Ariko se FARDC noneho byagenze gute na Wazalendo? Ibi bintu ko bidasanzwe bavandimwe. Umva, iyi nyenzi yo ziri kuba RDF zihagurutse ngo zigiye kurasa cyangwa zigiye gutera ibirindiro kuri RDF nako kuri FARDC ne cyangwa na Wazalendo, zihakura uruva gusenya, ziraraswa ukayoberwa iyi ni RDF cyangwa RDF yarashize. Bashobore kuba barazanyiza, bashobore kuba ari abandi bantu baje, ntabwo ari RDF. Oya, ntabwo bishoboka. Ubwo rero babakubise nabo aho batatane, nta n'uwamenya ngo banyuza. Amakuru yatugeragaho watubwiraga ati ntabwo wamenya aho banyuze kuko bihaye ngo bagiye gutera, noneho ahubwo ari bo batera. Bavandimwe, ntabwo byoroshye. Muri Minembwe rero naho barikoze naho ati reka tuzamura izindi drone. Muribuka ko hari drone za RDF n'ubundi zaturutse mu Rwanda, zaragiye n'ubundi bakarasa na kajugujuguye, bongeraho bazamura izindi ngo bagiye kurasa hehe, ngo za Gakenke na Karingi, bari Karingi n'ahandi. Ariko ubwo haje kuza drone n'ubundi ya FARDC na ya yindi, niba yari imwe niba yari n'ebyiri, zose barongera barazishwanya gusa. Sinjye wahera ni RDF yahera. Noneho ubwo rero kwa kundi zijya zigira nyine, zijya zihimura, ni kwa kundi nyine zigenda zigatera ibisasu mu baturage, zageze imishamo n'ibisasu mu baturage. Muribuka ko n'ubundi zerutse gutera urusengero, zikarasa urusengero, ziri kwihimura. Narababwiye bavandimwe mu kiganiro gishize, ni izi RDF ziri gukora umumaro wo kumara abantu bari babujije umutekano i Kongo, ariko nanone zikarasa abaturage babandi nanone wenda nubwo hagenderamo n'abatabashyigikiye, ariko ntibamenya ngo udushyigikiye ninde cyangwa se utadushyigikiye ninde. Bavandimwe, murumva ko ari ibicika. Ziragenda rero zikiyahura, zikarohamwe ibisasu. Ubwo nyine iyo karokotse zirahina zikihimura ku baturage. Masisi rero hiriwe gute? Masisi naho mu micungararo yawo n'ubundi intambara iracyari yayindi, ni umuriro ku muriro, za Rubaya birumvikana. Aho ngaho niho hari target kugira ngo baharase. Za Kinigi umuriro uri kwaka. Tukagenda rero nyuma rero mwumve ngo itangazo nako nyuma ya Rusamambo, kubera kiriya kigo batwitse cyavugishije ibihugu by'amahanga, bahise basohora itangazo. Biriya bihugu by'uburengerazuba bw'isi byahise bisohora itangazo rivuga ngo iriya ntambara ya Kongo n'ubundi ngo ntabwo izarangizwa na Kongo. Ibibazo bya Kongo ntabwo bizarangizwa n'intambara, ngo ahubwo ni mbese kwa kundi bavuga ngo ni imishyikirano n'ibiki. Ariko nanone bakavuga ngo kurenga ku masezerano ngo yagahenge. Ariko ngewe ukuntu nabishishoje nabirebye, nubwo bamwe wenda bari kuvuga ati ni Kongo bari kwandikira bayiyama, ntabwo ari Kongo bavandimwe, ahubwo ni agatsiko kabariya k'abavantara kariya ka RDF. Niko bari kubwira bati ntabwo ushatse ibigwanisho wabishyira hasi, ukiri muzima cyangwa hakiri n'akarokoka. Aha, abwirwa benshi akumva bene RDF wariyemeye koko, wiyemeye mu mahanga, ariko mu by'ukuri uri kubona ukiri RDF kwa kundi wiyemeraga? Ese ingabo zanyu mwari mufite muvuga ngo zicunga umutekano, ngo zirinda amahanga, zigira gute? Muri kubona ko ijambo mwatanze, message mwatanze hanze mu bihugu bindi byo hanze, muri kubona iyo message igifite valeur ku buryo mukikurunga mutireka tugerageze? Yewe reka mbareke, biracyaza. Muti rero bimeze gute noneho? Nyuma rero bavandimwe, nyuma ya kiriya kigo cya Rusamambo, niba ariho inyenzi cyangwa RDF zagira ubwoba, niba ari ibindi, ari presiyo ya ntuza y'igitutu cy'amahanga cyangwa cy'Amerika, ubu muri Sud Kivu
muri Sud Kivu uyu munsi iyi ngabo bazikuye mu bice byinshi bazerekeza muri za Bukavu, ngo ahantu bita niba ari Sayuni, aho ziri kuva. Ni ukuvuga ngo muri Sud Kivu ziri kuvamo, zishaka zo zikuvamo. Niba ziri kuvamo ngo bazijyane muri Kantoma, niba ziri kuvamo ngo zisubire mu gihugu cy'u Rwanda, nta muntu wabimenya. Ikindi, niba ari icyo gitutu, hari ahandi hantu zavuye, ariko ndatekereza ko ari diplomasi y'amahanga, igitutu cya diplomasi y'amahanga. Zavuye ngo muture ahantu, zavuye muri Kaziba, Kabani, niba ari Kabani, Kabare na Warungu na Karehe ndetse n'Ijwi, kubera njye ko ntekereza bishobora kuba ari igitutu cy'inuza cy'amahanga babariho n'ubundi. Reba utwo duce twose tugera kuri 5 nanone RDF yavuye. Bavandimwe, iyi ntambara ya RDF n'agatsiko k'u Rwanda kayobowe na Kagame iri kwerekeza he? Iri kugana he bavandimwe? Icyo ni ikibazo buri muntu wese yakwisubiza, kuko niba bari kuvamo bagenda baturukaho basubira aho bavuye, ubwo nawe nyine uri kumva aho biri kugera gute, aho biri kugana. Bavandimwe rero, uko bigaragara inyenzi zatsinzwe, RDF ibyazo byarangiye. Mvuge ngo mbimeze gute? RDF imbaraga yari ifite mbere zarashize, muti zashize gute? Abantu bose donc abantu barwanaga muri RDF ndetse b'abakadere, mu biganiro nagiye ntanga mbere, nagiye mbabwira, hari igihe nigeze gutanga ikiganiro kirimo kivuga ngo muri kuvuga ngo General Byamungu, niba ari general niba ari nande, nuri uyobora M23, niba ari abantu barapfuye kera Makenga, bejo bagashyiraho aka video ngo dore ngo ari gukoresha inama bakagira gute. None ntibyagaragaye ko umwe batangiye kubyivugira ko yarangije ake. Byamungu ntibatangiye gutangaza ko ake karangiye ngo yapfuye, babeshye ngo yakwiswe na kahekara hano ngo mu mutwe, ngo none ngo kubera ubwo ruzi kari gafite ngo uyu munsi niho yapfuye ryari ko bakomeje kumuhisha. Makenga nawe ngo yakoresheje inama. Bavandimwe, reka mbabwire, ibintu by'ikoranabuhanga rigezweho, bakavuga ngo abantu bari mu nama, ngo abantu baracyariwe. RDF abantu barashize. Ese iyo mwumva ngo iki kigo bagitwitse cya Rusamambu, bagitwitse batwitse ibyatsi, n'ibyatsi byahiye nangwa n'abantu. Yewe reka ndekera ahangaha ne kubatindira, gusa amakuru update ku rugamba turajya dukurikirana, twomeze tubabwire. Gusa mukomeze mugire amahoro y'Imana, kandi mukomeze mutega amatwi dukurikirane turebe iyo ibintu biri kwerekera, kandi aho biri kwerekera ni heza. Ciao ciao.